Yes, ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda, hose nizere ko mumeze neza cyane muri inshuti z'akadasohoka. Nshimira buri muntu wese wamaze kuba yakanda subscribe, nawe utarayikanda kindi gihe ngo kandi subscribe, ubundi ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Tugende twiganira icyo bita zandani muri APR, ya makuru y'imikino muri APR, rwose ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Niyo mpamvu umuntu utarakanda subscribe uri kuduteza abantu, kanda subscribe ubundi dukomeze kugenda tuzamura umuryango mugari w'abasportif bibumbiye hamwe biganirira imikino, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Ubwo ndagira ngo tuganire gato mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina, ariko ubwo ni nko tuba twatangiye, ariko ingingo nyamukuru ntago turayinjiramo. Ndagira ngo abafana b'ikipe ya APR mutubwire hagati y'abo batoza batatu muri kubona, nuwe mutoza uvuga uti uyu nguyu rwose, cyangwa se ubatondeka gute? Ninde washyira ku mwanya wa mbere, ninde washyira ku mwanya wa kabiri, ninde washyira ku mwanya wa gatatu? Bamwita Adil, bakamwita Darikonovic ndetse na Taribu w'ikipe ya APR. Ubatondeka gute? Kuko hari abantu bavuga bati uwo bita Taribu turi kubona rwose ashobora kuzarutwa n'uwo bita Darikonovic twirukanye rwose, dushingiye ku cyo bita imitoreze ye, tugashingira ku cyo bita resultat avana mu marushanwa, rwose tubona ko bishobora kuzagorana kuri uyu mutaramu bita Abrahim Taribu w'ikipe ya APR. Rwose ubona ko ntago aremeza abafana, ntago arakonveka rwose, ubona ko abafana baracyashyiraho akabazo, baravuga bati uyu mutoza bimeze bite ko tubona kuba yagira uruhare rwe mu mikinire ya APR, ko tutabona ukuboko k'umutoza mu mikinire, ko tutabona kwa kuboko k'umutoza nk'uko mwabonaga Adil yafataga match akavuga ati ku munota wa 70 ngomba guhagurutsa uwo bita Mugunga Yves ndetse n'uwo bita Aniseti, kandi igitego kigomba kuboneka. Nta minota 10 byatwaraga, igitego yabaga yamaze kukibona. muri buka uwo bita Mugunga rwose bamwita ngo ni super sub, naho byaturutse ko uko yasimburaga icyo Adil yamushakagamo yarakimuhaga. Yabaga bizi ko naramuka mubanje mu kibuga kipe ya APR itari buze kubona igitego, ariko akaba bizi ko namubanza hanze akaza kumushyira mu kibuga, rwose biri buze kuba byakunda neza cyane. Bamwita Adil Elad Mohamed. Abafana b'ikipe ya APR ikindi kintu nabonye bamukundiye nuko ngo niwe mutoza wagerageje kuba yatoza imikino 50 adatsindwa, ikindi akabasha kuba yafata ekipe ikagitsinda mu buryo bukonveka, ukabona ko iri gutsinda, iri gukina umupira ugaragara, ukabona ko ukuboko k'umutoza uri kukubona. Kandi ikindi kintu kisumbuyeho, akinisha iki abana b'abanyarwanda bakiri na bato, muri buko bita bakwitonda Rebaka, abo baruboneka Jean Bosco, abo bamugisha Bonheur Casemiro bakiri bato, abashimwe Pierre, nibo bakinnyi yari afite kandi yarigaragaje. Ama ekipe hano mu Rwanda rwose yarakubise, ntago wajyaga gukina n'izi za Gicumbi ngo ubone ari kugaragurika, cyangwa se izi za Rutsiro cyangwa se za Marine, ariko ubona ko rwose ibintu bisa nkaho byahindutse. Abafana bakubwira bati Adil Elad Mohamed rwose niwe mutoza wa mbere wa APR muri imyaka ya vuba, wenda tutagiye muri za 2004 2005 gutyo, tuje muri 2015 kuzamura. Rwose ubona ko uwo bita Adil rumwe mu batoza beza. Bakavuga bati uwo bita Dariko nubwo atitwaye neza cyangwa se ataduhaye umusaruro twiteze, ariko yaragerageje, yaba muri Champions League kuza ukabanza Pyramide igitego nikaza kukwishyura, wajye no mu Misiri wabo ukayibanza igitego ikaza kukwishyura. Ariko ubona ko rwose ngo bita Darikonovic nawe ari umutoza ushobora kumugwa mu ntege. Bakavuga bati uwo bita Taribu igipimo cyiza ni match yeje ubundi kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 rwose ikipe ya APR ikina na Pyramide, ubwo nicyo gipimo kindi kuri uyu mutoza. Rwose abafana bose bamushidikanyaho, barakubwira bati rwose uyu mutoza ni ibindi arasabwa byinshi kugira ngo
yigarurira icyo bita amarangamutima y'abafana, kuko rwose ubona ko basa nkaho batamwishimiye cyangwa se atarabemeza. Ntabwo ari ukumwanga byo kumwanga iby'urwango, baravuga bati icyo bita rezilita duha ni zirihe, bimeze bitiye umutoza ko ari ibindi bindi, kandi afite abakinnyi beza ubona ko bakora itandukaniro hano mu Rwanda, cyangwa se ubona nyine ni ekipe yubakitse pe umwanya ku wundi. Guba ufite umutaramu nka Ronald Sekiganda, umukinnyi ubanzamo mu ikipe y'igihugu ya Uganda, ugagira uyu mutaramu bita Seydou Yusuf Dauda, umwe mu bakinnyi abantu bose bamaze gukonfirma ko ari umukinnyi mwiza, ukagira umutaramu bita Meme Raouf Dao, umunyaburkina Faso w'imyaka 22 uri gutanga icyo bita assist international, uri gukora icyo bita kwigaragaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, wamaze kuba yakonfirma rwose. Abafana b'ikipe ya APR amaze kubemeza, barakonfirma, baravuga bati rwose uyu mukinnyi umukinnyi muzima cyane. Ukagira abatari marimo ba Sheikh Jibril Watara, ukagira ubita Mamadusi, ukagira rutayizamu William Tugwi, nawe amaze kugenda asa nkaho akonfirma abafana b'ikipe ya APR rwose, ubona ko uyu rutayizamu nawe ashobora kuba azagira byinshi afashe ikipe ya APR. Ubwo ukagira abatari ba Denis Omedi, ukagira abatari ba Hakimu Kiwanuka, ukagira Mugisha Gilbert Barafinda, ukagira Baruboneka Jean Bosco, ukagira n'abandi bataramugiye batandukanyemo ba Lamine Ba, ukagira bataramu ba Yunus Wane, ukagira Nigena Kerema. Nubwo ari umufana ubonye avuga ati rwose Yunus wamuvane mu ekipe, ubwo sinzi wenda icyo yashingiyeho rwose. Muri comment nigeze kubona umufana uvuga ati rwose Yunus wamudukurire mu ikipe, sinzi wenda ngo Yunus afite ikihe kibazo rwose. Ukabona ko wenda ahantu ikipe ya APR ishidikanywaho ni mwizamu gusa, ariko kandi hose ubona ko ikipe ya APR yubakitse kandi yiteguye kuba yanagenda itanga byinshi mu gihe umutoza yayikinisha neza. Iyi kipe rwose iramutse ibonye umutoza uzi gutoza cyangwa se uzi gupanga icyo bita game ye, akayipanga kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo, kuva match itangiye kugeza irangiye, uyu mutoza ubona ko ni umutoza w'umuhanga biragaragara. Ariko hari imitoreze cyangwa hari style y'imitoreze utazana hano muri shampiyona y'u Rwanda ngo bikunde, dushingiye ku buryo shampiyona yacu ikinwa, dushingiye ku buryo shampiyona yacu urwego rw'abakinnyi ifite. Ntabwo uri buze gufata ibyo wabwira uwo bita aba batoza bafite ubwenge nyine ubwabwenge n'abo batoza bo ku mugabane w'Iburayi bafite. Ntabwo uri bufate ibyo ubwira uyu mutaramu bita abataramu wenda bakina ku mugabane w'Iburayi, wenda tuvuge Rafael Yuruk cyangwa se umutaramu bita Kwizera Georgia, nk'abo bataramu nyine basa nkaho bazamutse ku rwego gake baba professionnel. Uze ubibwire bita Barafinda cyangwa se ubibwire Baruboneka, ubona ko kubyumva biragorana. Ntago aba batoza barasobanukirwa shampiyona batoza n'urwego rw'abakinnyi batoza ngo batoze nk'abo bamaze gusobanukirwa, kuko nushaka gufata ubita Mamadusi ugashaka kumugira cyangwa se kumuha amabwiriza cyangwa se n'imikorere nk'iyo waho bita Fisto Kararamere cyangwa se Paco Mazuzu, rwose byaza kugorana, kubyumva biragorana. Abatoza rwose baza mu ikipe ya APR nabo hari uburyo baza bafite indi myumvire, bigatuma umusaruro mu ikipe ya APR usa nkaho utaboneka, dushingiye ku cyo bita imipangire y'ekipe. Kuko kuzana umutaramu nka Ronald Sekiganda ni umukinnyi mwiza kuri byose. Ubwo navuga ko nta cyamunanira mu kibuga, mu gihe ari mu kibuga yatera imipira y'imiterekano. Nabonye yabasha kuba yadefanda mu gihe mushaka ko mudefanda, mu gihe mushaka kwihutisha umukino, mushaka gukora icyo bita counter attack cyangwa se mushaka kwataka adversaire, nabyo bigufasha. Murumva ni umukinnyi mwiza aho ngaho, uravivura. Umutaramu bita Meme Dao, mu gihe umupira umugezeho ntago utakaza gutyo, no gutanga icyo bita assist nziza cyane kuri ba rutayizamu William Tugwi. Nubwo atameze nko bita Watara ntago bimusaba kubona amahirwe 3, ni 1-2 gutyo akaba yateretsemo igitego, ariko bita William Tugwi ubona ko we ntago aragira akantu ko kuba yagenda yaba sharp imbere y'izamu, ubone ko abadefenseri bamwumva, ariko nawe ubona ko agenda bizamo neza cyane, kandi ubona ko abikora neza cyane. Bamwita William Tugwi, rutayizamu ikipe ya APR rwose, ubona ko nawe ashobora kuzatanga akazi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo ni ukubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira mu yo bita epi bahita nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Rwose ubona ko uyu mwaka ifite byinshi byo kuba bagenda bakosora kugira ngo rebe uburyo ibintu byarushaho kugenda bimera neza cyane mu yo bita epi bahita nyamukandagira
Ayayaye, iyo bita Nyamukandagira ko mbona ari ibindi bindi, iramutse ibonye umutoza mwiza ko yabiryana, ariko umutoza njye nirinze kuba namujajinga